Ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Umuhungu Imana yakijije ikamuha agakiza kubw'urukundo rwayo rwinshi, nta mirimo idasanzwe nkoze, atari uko mvuka ahantu heza, ahubwo ikanshima, ikankunda, nanjye nkaba nyikunda iteka. Warakoze gukora subscribe kuri YouTube channel zacu, yaba Ibuye Rizima TV ndetse na Prince Robert Rwanda. Uyu munsi nubwo ndi inyuma ya kamera murumva ndishimye, mfite ibihe byiza. Urabizi iyo mbabwiye ngo mfite ibihe byiza mba numva ebana ndi furu pe. Ntabwo ndi nyine ndi kumwe n'amasengesho. Maze waramutse neza, Yesu ashimwe. Yesu Kristo ahimbazwe. Uriyumva ute ku muntu w'imbere n'uw'inyuma? Umeze ute? Umuntu w'imbere arakomeye, arumva ari mu bihe byiza bye. Byo kwitegura kwakira umukwe. Nawe urabizi umugeni wasabwe iyo yumva igihe cy'ubukwe cyegereje, aba anyotewe iryo joro ry'ubukwe cyangwa uwo munsi w'ubukwe. So umuntu w'inyuma we afite ukuntu atameze neza, ngira ngo nk'ejo mfite rendezvous ya CHK kujya kwivuza. Ariko byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ubwo ukivuga nari ubwo ngivuga n'umwuka kandi nicaye hano tugiye kubaha ijambo ry'Imana. Yego. Kugeza ku mwuka wa nyuma tuzaba tukiyikorera, ariko nibahumure ndacyahari. Yego. Aha, reka twinjire mu kiganiro. Ikiganiro cyacu cyitwa Gospel Talk. Tuganira byinshi bigiye bitandukanye, ibintu Imana yashyize mu mutima yacu kugira ngo natwe tuganirize abandi bera bagenzi bacu. Bantu bacu mudukunda, natwe dukunda. Nukuri hari abantu umuntu abakunda kumva yabaha nk'inka. Imana y'ubuntu n'urukundo rwinshi nibatwikire aho muri, abari mu ntambara, abari mu makuba, abari mu bigeragezo bigiye bitandukanye, kwera ko Imana nikuze kubarwanire kandi ukuboko kwayo kwitamurwe ku buzima bwanyu. Abashomereye Imana ibaha akazi, abishwe n'inzara Imana ibagaburire, abantu bafite uburwayi budasanzwe nk'uko kwa masengesho Imana ibarengere, abantu bari mu mage agiye atandukanye, n'ukuri mbatuyeho iby'imbaraga, uburinzi bw'Imana isumba byose, amahoro no gukiranuka kwayo bibatwikira. Hanyuma reka dusenge Imana twinjire mu kiganiro. Uri umwami w'amahoro, urakiranuka, ubereye maso abagutegereje bose kugeza igihe uzaza gutwarira itorero. Twebwe abakwiringira n'abagukunda, twebwe abahisemo inzira yo kumvira amateka n'amategeko dutegeka, turagushimiye ko duhaye umwanya mwiza ngo twongere tuganirize ishyanga ryawe, twongere tuganirize ubwoko bwawe, twongere tuganirize abera bawe, twongere tuganirize itsinda ry'umukumbi muto. Uduhe imbaraga, utwigishe, utwagurire muri iki kiganiro. Dusabye umwuka w'ubwenge uva ku Mana, umwuka wo guhishurirwa uva ku Uwiteka, ari ubana natwe muri iki kiganiro. Duheje gukora kose kw'abadayimoni, duheje gukora kose k'umwanzi. Mana, umuntu wese wumva iki kiganiro ari ku gisasiro, mpagaze mu butware bw'umuntu waduhaye, ndamubyukisha amaraso amenye ku musaraba mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese urwaye abadayimoni nibakire mu izina rya Yesu Kristo. Uhereye aka kanya ka none, imbaraga z'umwijima zihiga bitorero ndazangishiriza kwera kwa Kristo ngo ariko kubanesha. Tugumije kuba mu gicucu cy'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Umwami Yesu yatuye amagambo aravuga ngo uko byari biri mu gihe cya Nowa, ngo niko bizaba biri no mu minsi y'imperuka. Ese Bibiliya iyivuze gutya, none iri jambo rikaba rivuzwe n'umwami Yesu, ubundi yashakaga kuvuga iki? Yesu aguha umugisha, Imana ikurebe neza kandi Imana yishimire abantu tugiye kuganira nabo. Yego. Hari igihe hari ukuntu mu minsi ya mbere n'uburyo ubikora, ariko hari ijambo wakunze kujya uvuga nanjye nkakomeza kuritekerezaho. Ijambo ry'Imana rifite ukuntu ryanditse mu makode, kugira ngo risobanukirwe ni uko ugomba kugira umwuka wera udekoda ayo makode ijambo ry'Imana ryanditsemo. Roba, naje kubona ijambo ry'Imana uburyo rikoze, ni ijambo ry'Imana ryisobanurira abatarisobanukiwe.
ariko nanone buri muntu wese ku rwego rwe. Ariko uyu munsi ushobora gusobanukirwa ijambo ry'Imana mu cyiciro kimwe ukanaryigisha abantu bagahinduka, ariko ejo none ukarisobanukirwa rimwe, interuro imwe niyo ndi kuvuga, ejo nanone ukarisobanukirwa ukundi kuntu, ishurirwa rigakomeza. Donc ejo bundi nanone wajya ku rundi rwego ukarisobanukirwa mu bundi buryo, kandi aho hantu hose rikahagutungira. Nicyo kintu nabonye ko ijambo ry'Imana ni ijambo ry'ibihe byose, ni ijambo ry'ibihe byose, kandi rigenda rigira izo mbaraga. Rero impamvu nk'ubu mba mbivuze, iyo dusomye wenda iryo jambo ry'Imana warukomojeho, riri muri Luka 17:26, titire ijambo iravuga ngo ibizaba mu gihe cy'imperuka. Noneho wenda reka duhere kuri 26 haravuze ngo kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizaba no mu minsi y'umwana w'umuntu. Bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Umwuzure uraza urabarimbura bose. Rino jambo rirakomeye. Abantu bakiri ku rwego navuga ngo ni rutoya, utiriwe winjira mu mwuka mu mubiri, bigufasha nyine iyo uri ufite urwego rw'ibitekerezo by'ibiryo. Iri jambo riragufasha akavuga ati ubwo Yesu azaza turya, tunywa, turongora, ubwo akazi kazaba kagikomeye, nta kibazo, ibintu bizaba ari sawa. Ariko nanone ushobora nanone gutera indi ntambwe ukavuga ngo ni iki cyatumye Yesu avuga ngo bararyaga, baranywaga? Ubundi ibyo si ibintu bihora ku isi. Guhera muri Edeni bararyaga, baranywaga, kugeza n'uyu munsi kuzageza n'iteka, no ku ngoma y'imyaka 1000 tuzaba turya, tunywa, abantu banarongora. Ni ukubera iki by'icyo gihe noneho Yesu yabishyizeho akadomo, akabivuga nk'ikintu kizagaragaza ko ari ibihe by'imperuka, kandi akakivuga noneho avuga ko ari ikintu cyo kwitonderwa, kandi cyari ikintu gihoraho gisanzwe kibaho buri munsi. Rero uko byari biri mu minsi y'imperuka, mu bihe bya Nowa, tugomba gutekereza se ngo mu bihe bya Nowa Yesu yavuze byari bimeze gute? Koko byari ibihe birangwa n'ibiryo koko? Byari ibihe birangwa no gushyingirwa koko nk'uko tubitekereza? Cyangwa hari ibindi bintu byarangaga ibihe bya Nowa byatumye Yesu agereranya, arababwira ati nimba mwaramenya amakuru yo mu gihe cya Nowa, mugomba no kumenya amakuru y'uburyo umwana w'umuntu uko azagaruka bimeze. Ndagira ngo twifashishije ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro ibice 6. Turasoma nko ku murongo wa 4 wenda, Itangiriro 6, turebe ngo kwa Nowa byari bimeze bite. Titere ijambo iravuga ngo abantu bahinduka babi cyane. Abantu batangiye kugwira mu isi, babyara abakobwa, abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranije bose. Uwiteka aravuga ati umwuka wanjye ntazahora ruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi, no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, babyarana nabo abana aribo za ntwari za kera zari birangirire. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Imana ishimwe cyane. Ngira ngo hari wenda abantu badukurikiye bumvishe ikintu gikomeye cyabayeho cy'abana b'Imana barebye abana b'abantu bakabarongora, barangiza bakabyara ibindi bintu bitari abantu. Ibintu ngo byari birangirire by'ibihanyazwa by'abantu barebare basumba uko abantu babitekerezaga. Abo bantu ngo abantu donc bambabarire wenda kuvuga iryo jambo, abantu bamaze kwivanga
nk'uko wabangurira hari ukuntu wenda abantu bazi ibintu by'ubuhinzi utangira ubangurira igiti buhoro 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 wazagera ukagihindura neza neza ugatangira wenda ryarironji ukagenda uribanguriraho agace bikazageraho ryaronji rihindutse voka. ni ukuvuga ngo ikintu nabwira abantu, abana b'abantu muri iki gihe babaye babi, bagizwe babi no kurongorwa n'abamarayika. Iyo abantu bavuze ngo abana b'Imana, bamwe bavuga ngo nabo kwa Seti, ngo nabahungo nabo kwa Seti, ngo kuko rwari rwo rubyaro rw'Imana, ariko abana b'Imana barebye abana b'abantu bakabarongora n'abamarayika. Muntu za icyongereza bavuga ngo sons of God. Yego. Abo rero ni abamarayika. Abo bamarayika barongoye abantu rero, kandi atari ko Imana yari yarabiteganije. Imana ibona neza ko mu mibiri y'abantu hinjiyemo ikindi kintu kitari abantu. Hari gene ziri gutembera mu mubiri wabo, hari amaraso ari gutembera mu mubiri wabo, hari ibitekerezo biri gutembera mu mubiri wabo, ariko bitari iby'abantu. Ngo Imana irabyitegereza, ngo ibona gutekereza. Urumva Imana yasuzumye imitekerereze. Nagira ngo nongere mbwira abantu ko n'ubu Yesu ari gusuzuma imitekerereze. Ngo yarebye kwibwira ko abantu byose, ngo iteka ryose ntabwo yabirebye uwo munsi. Yaravuze ati iyi generation reka nyirebe kugera ku gihe cy'imperuka. Ubundi bizarangira gute? Ngo abirebye, ngo arebye mu mitekerereze acengeyemo, ngo abona iteka ryose n'abantu bo kuruhanya, n'abantu bo kugorana, ngo bibwira ibintu bibi gusa, nta cyiza ngo bajya bibwira. Ngo Imana yicuza impamvu yaremye umuntu. Aha nkunganire ari naho nsubiriza abantu bajya bavuga ko se ngo kubera iki Imana ishobora gufata ngo generation yose ikavuga ngo reka nkureho. Ntabwo Imana yibwira nk'uko abantu bibwira. Imana ireba mwitangira ikageza mwiherezo. Sura uyibajije ngo kuva isi yaremwa kugeza uyu munsi, kabaza ngo abantu bazarimbuka nibanga yakubwira list. Ariko umwana w'umuntu mubaje nta numwe yamenya. N'ubu mu Rwanda bakuvuga ngo tubwira abantu bafite ubugingo buhoraho, bose barabubaha. Yego. Nabapfu uzareba bapfuye bose naruhutse, inshuti ya Yesu aruhukiye mu mahoro. Yego komeza. Imana igumugisha. Nagira ngo wenda mbwira abantu akantu gatoya. Umugore bita Mikali, umugore wa Dawidi, yasetse Dawidi kuko atambiye Imana. Imana itivuga ati urubyaro ruseka abantu banjye, ko bantambiye rubabuza kuntambira ngo ni ukwiyubahisha. Urwo ntirukwiriye kubaho. Ngo Imana ihita imuzi ibindi byara. Iravuga ati iyo icyo gisekuru ntacyo nkeneye, ndabikupira hano wenda bikurangirireho, ariko ubwo bwibone bwawe sinkibukeneye, ntabwo mbushaka ko bukomeza. Hari ibintu rero dukora Imana ubuzima bwacu yibubuzemo icyubahiro, kandi ari cyo yaturemeye. Icyo ubwo nyine Imana ifata umwanzuro wo kudukura. Ubwo muba murangizanije, nta kindi kintu muba mugipfana. Biriya bihanyazwa byo mu minsi ya mbere rero bivutse hagati y'urubyaro rw'umuntu n'urubyaro rw'abamarayika, hagati y'umuntu n'abamarayika havutsemo abantu, kandi ngo bagenda bivanga n'urundi rubyaro buke buke kugeza ubwo Imana yarebye ibura abantu ku isi. Ibona gusa byose n'ibintu bivangavanze. Noneho hari ijambo dusomye ngira ngo wenda twiteho hakiri kare, ngo Imana ireba no mu matungo. Wumve ko rwa rubyaro rwageze kureka gusambanya abantu, rugera no mu matungo. Yitegereza no mu matungo. Irebye mu matungo ibona naho harimo urwo rubyaro rufite ukuntu rwanduje n'amatungo, ngo kugeza ubwo rwari rwaranduje n'ibisiga byo mu kirere. Robert, iyo uri kureba abantu bari kuryamana n'amatungo, umuntu afite agapusi cyangwa imbwa imukemurira ibintu, urubyaro rw'umuntu rurahumanya kugeza ubwo ubwarwo iyo rumaze kwihumanya ruhumanya n'amatungo, rugahumanya n'ikirere. Niyo mpamvu n'Imana ngo yitegereje n'ibisiga. Wari ubizi ko kuri uyu munsi nabwo hari ibisiga byamaze guhumana n'inyoni. Hari iz'abapfumu bagendamo, hari iz'abarozi bakoresha. Biriya bifi bajya birwa, tubona birwa bogeraho n'iki ibyaremwe byose rega Bibiliya ngo bitegereze amatsiko. Urumva rero umwana w'umuntu ni iyo yinjiwemo n'ubundi bwenge buvuye ahandi hantu bw'urubyaro rundi, byanga bikunda urwo rubyaro rw'umuntu rutekereza guhumanya ibintu byose. N'uyu munsi rwarahumanye, ko hari inyoni ishobora kuzikirwa iri kuguruka iwawe iri gutora udusimba utazi ko bayohereje mu buryo bw'ubutasi, yifitiye kamera iri gufata amashusho n'amajwi. Mu kanya wajya kubona ukabona barakurangije, kandi ari inyoni yagiraga gute yigurukiraga.
Imana ngo iravuga ngo ibi bintu byose kugira ngo noneho ibi bintu mbikire ni uko ngomba kubirimbura. urumva nk'iyo nyoni mu buryo bw'umwuka igiheho urubanza rwo kumena amaraso kandi itarabiteguye, kandi ubwo nyine barayifashe barayitoje. Abantu se ntibafata n'inyoni bakazitoza kuvuga, bakazitoza gukora imirimo igiye itandukanye. Nagira ngo mbwire abantu ko icyatumye dutekereza kuri iri jambo ni uko Yesu yavuze ngo uko byari bimeze. Turagira ngo turebe ngo ese uko byari bimeze niko n'uyu munsi bimeze cyangwa bizamera ko kera. Twaganiriye nkunda kubwira abantu bamba bari ijambo ugiye gukoresha, hari abantu bitandukanyije n'ubwenge bw'Imana, bitandukanye n'intekerezo zabo ubwabo, badatekereza ko nkoresha iryo jambo. Ubwira ko Bibiliya kugira ngo umenye Kristo no kumuhishurirwa ujya mu bushakashatsi. Aba bantu bafata ko mu gihe cya Nowa byari ukurya no kurongorana gusa, abo bo reka tube twigendeye twabihoreye. Nabinda nabo barahari muri ino minsi, murabizi ko bavizaringa bakabakorera byinshi, bakabaha abagore bacakira amazu. Abo nabo no ku gihe cya Nowa byari biri ko niko byari biri. Noneho twarenze imbibi z'aba abantu bazi kwitegereza ibihe bakareba noneho ibindi bigaragaza neza ko umukwe ageze ku irembo. Yego niho turi, naho ngaho turi kuganirira abantu batwumve neza. Niyo mpamvu twababwiye ko ishurirwa ryo guhishurirwa Kristo rirakomeza. Hanyuma urumva urubyaro ngo rw'abantu rumaze kwivanga n'urubyaro rw'abahungu b'Imana cyangwa rw'abana b'Imana, rutangira gutekereza indi mitekerereze inyuranye n'Imana yaremeye umuntu gutekereza. Hari ibyo bita kurenga imbibi. Yego, barenze imbibi. Ubwo ni ukuvuga ngo abana b'Imana n'aba bantu bamaze kubyara babyaye amagiant. Yego. Noneho ayo magiant ibyo bisabano kadukoreshe iryo jambo, ibyo bisabano bitangira kurenga imbibi z'umurongo nakwita umurongo utukura Imana yashyiriyeho umuntu. Naturellement ibintu Imana yashyiriyeho umuntu hari ahantu umuntu atarenga. Murabizi ko uyu munsi ubu Imana yashyizeho ko wenda n'urugero imibonano mpuzabitsina ari inzira yo kororoka no guha umuntu ibyishimo. Ubu uyu munsi ibi bihanyazwa turaza kugeraho by'uyu munsi byararenze, byerekana ko ikibuno atari cyo kujyana muri tuwarete gusa. Hari indi serivisi cyakora. Ibyo nicyo bita kurenga imbibi za natiri. Ni nibyo byabayeho mu gihe cya Nowa, cyatumye Imana ngo ibone ingeso z'abantu ari mbi, kuko ngo Imana yarebye imitekerereze yabo ireba n'ingeso zabo, ngo ibireba mu iteka ryose ibona ni bibi gusa. Ngo Imana iravuga ngo aba bantu nimbareka nzahora nduhanya nabo. Guhora kuruhanya n'umuntu ni gute? Ni ukuza buri munsi wenda ukoze gutya ukamugenza uku, ukoze gutya garuka bigenza uku. Imana ibona ibyo we ni ukwemerera umuntu akakuvuna mu mico ye, akakuvuna atateze guhindura, akakugora buri munsi ugahora uvuga, ugahora ukora ibintu bidahinduka. Imana ngo ibitegereje ibona ko kwibwira kwabo ari kubi iteka ryose. Ibona ko batangiye kwadukana ibintu by'ubusambanyi, bazabaze ibyaha byakorwaga mu gihe cya Nowa. Babona ko batangiye gutekereza ibindi bintu bagombaga gukora binyuranye n'ibirengeje imbibi Imana yari yarabashyiriyeho. Imana iravuga ngo bumfashe umwanzuro, ngiye kurimbura ubu bwoko. Ariko ngo Imana burya ngo ntabapfira gushira, ngo ibona umuntu umwe witwa Nowa, ibona niwe usigaye. Nagira ngo mbwira abantu ko Imana yarebye ku isi yose ibonamo umuntu umwe ari usigaye, abandi bose ari ibivangitiranye. Ejo bundi muri dosiye za Epseni harimo ingingo ivuga ngo Epseni yashakaga ko nabura mu binyejana bizaza amaraso ye azaba ari gutembera mu bantu bose. Akagerageza ku buryo ki yagendaga afata abakobwa n'abagore akabatera inda ku ngufu, kugira ngo ayo maraso ye nyine ayakwirakwize vuba. Kandi usibye ko isi yandika amateka uko yashaka, udekaraye abantu ukababwira hari ibintu ushobora gutungira abantu intoki, uri kumva ukabona ko uyu munsi isi ibyo Hepsoni yashakaga ushobora gusanga isi yarabyakiriye na cyane. Ahubwo ngira ngo nta n'umuntu utabibona. Nagira ngo mbwira abantu ko iyo mimerere yari iriho icyo gihe y'ubwenge bw'ubuhangano, gutekereza ibintu by'ubutinganyi byari biriho muri kiriya gihe cya Nowa, gutekereza ibintu by'ubwicanyi, gutambira ibigirwamana ibitambo, ibintu by'ubwenge bw'ubuhangano, gufata inyamaswa, intare, ugafata n'igisamagwe ukabihuza bikabyara igisamantare.
ibyo bintu bikabyarana. Ni ikiburaburyo ntabwo wabona uko ukita. Babyumve yuko nyine ngo Imana yarebye n'inyamaswa ibona nazo zarahumanye, zahumanijwe n'abantu. Abantu nabo bahumanijwe n'ubwo buryo babayeho Imana itari yarabageneye, batekereza cyane uburyo bwo kurenga imbibi. Hanyuma rero ngo Imana ibonye byose byarahumanye, ifata umwanzuro wo kubwira Nowa nk'umukiranutsi wari usigaye. Imana iramubwira iti Nowa, wowe bazi inkuge winjiremo, sinshaka kubitindaho, numara kwinjiramo ndimbura bariho. None ko Imana yarimbuye ibyo bintu by'icyo gihe, Yesu yagaruka mu binyejana byinshi akongera akavuga ati ariko ibyo bintu bizongera bigaruke, ninjya kugaruka nzajya kugaruka. Ubundi bintu bimwe mu bintu biteye Yesu kugaruka nuko nyine ngo yabonye ibyo yavuze ko bya bintu bya kera Satani yarabirotiriye. Abantu bashobora gutekereza ngo ariko se byagenze gute nyine nimba byari biriho byose byararimbutse, isi yose bakarimbuka hagasigara n'uwo mukiranutsi w'Imana, byagenze gute? Bitumye nibaza n'izi nyamaswa bajya bakunda kuvuga ngo za dinosaur, yego, ngo hari inyamaswa nyinshi ngo zararimbutse, ariko ukabona abantu batangiye kongera gusa nk'abashaka kuzigarura. Yego, ako nakomise ngatekereza, ugasubirize rimwe n'icyo kibazo uri kubaza, byagenze gute nyine? Zigomba kugaruka, bagomba kuzigarura kubera ko ibi bintu ubundi ni ibintu biba biturutse mu mwuka, kandi umwuka ntabwo upfa. Karande y'umubiri w'umuntu, karande z'umuntu zigenda ku bantu iminsi myinshi ntabwo zijya zipfa, ahubwo ni ukuvuga ngo zo iyo umuntu ashobora gupfa yari afite karande cyangwa afite imizimu imugendaho, ariko uwo muntu niyo yapfa umwuka wamugendagaho wo ntabwo ujya upfa, ahubwo uwo mwuka urakomeza. Ni ukuvuga ngo ibyo n'ubundi wari umushinga Satani azanye mu bantu kugira ngo arebe ukuntu yarakaza Imana. Rero Satani we mu bintu byarimbutse ntarimo, nimba atararimbukanye nabyo n'umwuka we uracyahari. Umwuka we rero warongeye uromboka, kandi abantu badukurikiye ubundi agira uwo mwuka witwa bricolage. Kubrikora ibintu uri kumva ni ukwigana ibintu byabayeho byamubereye nk'intwaro akabikoresha mu yandi generation. Yego, ibyo rero n'ubundi n'ibyarimo. Kabiri, gutandama, cyo bita gutandama umugambi w'Imana mbere yuko Imana isohoza umugambi w'Imana yavuze. Buriya niyo mpamvu Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo yavuze kuruta ibyivuze. Ibintu Imana ivuga ni bikeya kuruta ibyo ukora, kuko ibizi neza ko iyi Imana ivuze kuwa mbere bati masengesho guhaye umugore, kuwa kabiri Satani ahita azana umugore we. Masengesho ajya mubona batisha uyu ni Imana yavuze, kavangirwa nka Samweli abonye banuza bashamana ati nukuri uyu ni Uwiteka yimikishije. Abantu badukurikiye aka kantu mugatekerezeho ni kabiri. Uzareba Imana ikubwiye uvuye nko guseka bati ndirahiye mwana wanjye guhaye akazi, mu gitondo abakoresha nka bataratu bose babyuka baguhamagara. Iki kibazana Satani bagira ngo nibura ujagarare ugwe mu mutego wo kuvuga ngo Imana yavuze, ariko ibyo mujye mwitonda kuri ibi bisubizo cyangwa se kuri ibi bintu. None se impamvu Antikristo azabanziriza Kristo ni iyi? Niyo piratage. Yego, niko bimeze. Hanyuma rero Satani yarombotse, ngira ngo wenda Petero yandika mu rwandiko rwe rwa kabiri yabivuzeho, avuga we ku gihe cya ba Petero bararubonaga runo rubyaro ko rwari rwararangije kugera mu bantu, tayari rwari rwararangije kubageramo. Petero urwandiko rwe rwa kabiri ku bice 2 n'umurongo wa 12 yaravuze ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, kugira ngo nubwo bababeshyera nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice byaho 2 umurongo wa 12 haravuze ngo ariko izo nyamaswa abantu zimeze nk'inyamaswa zitagira ubwenge, koko zaremewe gutegwa no kwicwa. Batuka ibyo batazi, amaherezo bazarimbuka buheriheri mu byonona byabo. Urumva ko Satani yagerageje kuko arabizi nyine. Nongere nibutsa abantu ko abantu bo mu isi y'umwijima basoma Bibiliya, cyangwa se isi y'umwijima isoma Bibiliya igira ngo irebe ngo ni iki Yesu yavuze, ni iki ubuhanuzi buvuga.
noneho nibamara tugeze nibamara kubona icyo ubuhanuzi buvuga bo bayisomamo bashakamo ibintu bibiri. Imana yanga iki ngo abe ari cyo dukora. Ese ibihe bigeze hehe kugira ngo natwe twihute dusohoze imigambi yacu kugira ngo igihe kitadushirana cyangwa se dufatirana abantu. So Satani rero nk'umuntu wabyumvishe yakomeje kugenda bangurira rwa rubyaro, wa mwuka warawugarura awushyira mu bantu. Hari abantu rero Bibiliya itubwiye b'inyamaswa abantu. Izi nyamaswa abantu rero nirwo rwa rubyaro Yesu yavuze ngo uko byari bimeze ku gihe cya Nowa niko bizaba bimeze no kugaruka k'umwana w'umuntu. Nakunze uno mugabo babitekereza Juventus uno vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ejo baramubajije baramubaza ati ariko se tubwiza ukuri muri Amerika bizi hariyo discussion ya aliens. Yego. Ngizi aliens zirahari koko. Aravuga ngo nge sinteke iryo wumva iryo jambo nge sintekeza ko aliens ari aliens nkuko mubitekereza, ahubwo nemeza ko ari abadayimoni. Imana imuha umugisha nubwo ntawakeneye kubera ko hari abo yawuhesheje. Ako ni akantu abakoze kugira ngo abafite ubwenge bahumuke barebe bamenye. Donc ababivuze nk'umuntu uzi ibyo ari byo. So ni ukuvuga ngo rero n'ubundi Satani icyo twashakaga kubwira abantu uko Yesu yavuze ngo uko byari bimeze niko bizaba bimeze, nagira ngo mbwira abantu batekereze neza barebe izi nyamaswa abantu Petero yavuze nimba zitararangije kugera mu bantu. Kuko Satani cyakoresha ntabwo azana abadayimoni, n'abo badayimoni bazaza bishushanyije mu masura y'abantu. Niyo mpamvu uyu munsi iyo mitekerereze twebwe iyo turebye dusanga iyo mitekerereze yo ku gihe cy'ubwanowa n'uyu munsi hari. Ese amatungo ntibamaze kuyahumanya? Ese ibimera byose ntibyahumanye? Ibimera ntibamaze kubihumanya? Ese ibyo mu nyanja n'ibyo mu kirere ntibyahumanije? Ntibamaze kubihumanya? Ese abantu ubwo bwabo ntibahumanye? Yego, ntibahumanye. Hari ikintu tutari kubona. Ubwo abantu bagezeho bakavuga ati rero twebwe gushakana hagati yacu nta kigenda, reka dukore amarobo. Abagore bakaba baraguze ibitsina bacumeka ku mashanyarazi birara bibakemurira gahunda. Abagabo nabo bakagenda bakagura amarobo ngo ameze neza nk'abagore bacomeka ku mashanyarazi. Ubwo ntabwo ari ibitekerezo by'umuntu. Abana mu ishuri bakaba baranze kwiga utamubaza ngo rimwe guteranya rimwe ni kangahe, bakaba bafite ubwenge buhangano bubibakorera. Rero abantu nagira ngo dutekereze ikintu cyitwa kurenga imbibi. Kurenga imbibi Imana yari yarageneye umuntu ko agomba kubamo muri bwa bwiza Imana yamuremeye. Ese iyo abantu bari kureba babona izo mbibi zitararenzwe? Ese iyo bari kureba uburyo abantu bari kurenga imbibi baba bari kwitegereza bakabona yuko ari ibitekerezo biva mu mitwe y'abantu, cyangwa se babona ko ari wa mwuka rwa rubyaro rwombotse gake gake rukaba rwararangije kwivanga n'urubyaro rw'abantu muri iyi minsi y'imperuka, bakahashyira umuntu usa nk'ufite ishusho y'umuntu uhagarariye ibyo bintu ariko atari we mastermind w'ibiri gukorwa. Nabonye muri Rafael ya Epstein nyigarukeho bari gusobanura ko abantu bashobora kuba barabonye Donald Joe Biden ari kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakabwira ko ari umuntu kumbi we yaravuye mu nzira, baramucishijeho cyane. ari igisaza Joe Biden kiyobora. Nyamara abantu bakaba bafite ubushobozi bwo kurema undi Joe Biden bakamutorera na manda yo kuyobora igihugu gikomeye, abaperezida bajyayo bakamubona kandi ntawe uhari. Ubwo rero ntabwo ari ubwenge bw'umuntu, ni ubwenge bwa bya bivejuru nyine bya. Kandi Imana yari yashyizeho umupaka abantu babibona batekereza. Hari umupaka Imana yari yashyiriyeho abantu, umupaka w'umwuka duhumeka. Murabizi ko kugeza izi saha abantu kuvumbura umwuka byari byarabananiye, ariko ubu icyo bakigezeho, nubwo bakigezeho kuko bararema imashini uri kumva bakayikubitaho nuza ikajya igenda mu isoko itembera n'iki ishaka amakuru n'iki, ukajya ngo ni umuntu mukajya gukorana amanama. Buriya bano bantu mwirwa mukorana amanama bose abenshi si abantu, ntabwo ari abantu. Hari uburyo abantu batari abantu mu buryo bubiri. Hari urwo rubyaro rwivanze, hari urwo rubyaro rwivanze, ayo maraso pe noneho bivanga. Urwo rubyaro ruraza rwaragarutse rurongera ruryamana n'abantu n'abana b'abantu, ruvanga amaraso. Nizera ko ibyo ndi kuvuga abenshi birabakomerera kubyumva, ariko hari urwivanze mu buryo bw'amaraso. Bano bayuvari no harari bajya bavuga ngo turinuza generation y'abareptine.
bisa ibikururana. urumva hari urwo rubyaro hari abantu bivanze amaraso yabo n'ay'urwo rubyaro yivanze atembera mu mitsi yabo kandi rushishikajwe no kuyatembereza ahantu hose. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona nk'umugabo ngo yabyaye abana 40 mu gasozi 50 kandi bose ntawabereye papa. Ubwo nyine arabyara akigendera atera hana yitera hari yatera. Unavuze ngo ni so yakurangiza. Abafite akazi bamuhaye ko gukwirakwiza urwo rubyaro, abo bana nabo barabyara kuko rwo rwomboka gahoro gahoro ku mibare cyane, kuri gahunda ikomeye yo mu rwego rwo hejuru. Yuda yarabanditse aba bantu aravuga ngo baseseye rwihishwa, bagenewe kera kandi baragenewe kera gucirwaho iteka. Ni abanzi b'umusaraba, uri kumva? Abo ni abanzi b'umusaraba wa Yesu. Amaherezo yabo rero Petero yavuze ngo ni ukurimbuka buheriheri, ngo ni n'inyamaswa zaremewe kwicwa. Iyo bavuze kwicwa nyine ni ikintu kizarimbuka kitazabona ubugingo. Ni ukuvuga izo nyamaswa abantu rero iyo zacengeye mu bantu, abantu bo barakomeza bakareba bakitegereza, batagira umwuka wo guhishurirwa ibyari byo, bakajya bakomeza kuvuga ngo ni ishyano ryatugwiriye ngo byarahindutse. Urumva uyu munsi nk'uko byari biri ku bwa Nowa ngo yahamagaraga abantu akavuga ati ariko hagiye kuzagwa imvura y'impangukano. Uyu munsi abantu bakamukwena, rimwe bakamuhindura n'umusazi, ariko n'uyu munsi niko bimeze. Uyu munsi iyo ubwiye abantu ko Yesu agiye kugaruka, uri gutera isi ubwoba. Uri gutera isi ubwoba ibyo bintu byawe nuzo. Ntabwo Imana izatwika abantu. Imana n'urukundo ntabwo yatwika abana bayo. Siryoshye ngo wowe ngo igiye kurimbuka ngo izava. Izo nyigisho zanyu z'iterabwoba ntimuzongere kuzivuga. Nizo gutera abantu ubwoba, nizo kubabuza kwikorera, nizo kubabuza kwigurira amarobo twashyize ku masoko, nizo gutuma nyine badacengera ngo bikorere ayo madosiye yabo y'akazi twabahaye. Ibyo bintu ntimuzongere kugira gute kubivuga. Ni ibyo gukangura abantu ngo bave mu mwijima mubi. Ibyo bintu byanyu wapi? Ntabwo bigezweho icyo kinyejana, ntitubikeneye. Nta n'inkunga twabatera, nta nubwo twanabafasha. Mwabwiye abantu yuko bagiye kujya muri Amerika, abandi bagiye kujya muri Israel. Buriya Robert, nahoze ndi gutekereza ndavuga ngo iyi Imana idashyiraho imbibi z'uburyo umuntu azabaho. Mose yagombaga kugaruka, yagombaga gupfa akagaruka. Elisa yagombaga gupfa akagaruka. N'abandi bantu bakomeye bagiye bakorana n'Imana mu buryo bukomeye. Ariko Imana yari yarateganije ko umuntu azagira iminsi yo kubaho, yarangiza agapfa, Imana ikarema abandi bakaza bakaba mu cyimbo cye. Ariko uyu munsi niba tugeze ku rwego ubwenge butekereza ko umuntu uzapfa, nk'ubu batekereza ko Robert ari igikoresho cyabo, bagahita bakora ba Robert 6. Kavuga ati Robert wa mbere azacaho, tuza n'uwa kabiri, tuza n'uwa gatatu, kandi bose akomeze yitwe Robert, akora imirimo nk'iyo Robert yakoraga, akomeza aturaho Robert yari atuye, kandi hari n'undi Robert waciyeho. Ibyo ntabwo ari ibitekerezo by'umwana w'umuntu. Ibitekerezo by'umwana w'umuntu ntabwo byatekereza gukora misile irimbura isi yose, kandi uwo muntu ngo ayitekereze kuyirimbura nawe ayiriho. Ibyo bintu ntabwo ari ibitekerezo by'abantu. Ibitekerezo by'umuntu ntibishobora kunezezwa no gutinyuka gukora ikosa ryo gufata ikibuno kivamo imyanda ngo agihindura ahantu ho gukorera imibonano. Kandi abakobwa beza bavuka buri munsi, n'abagore beza bahari, noneho basigaye batanabyimana. Ubu basigaye batangira ubuntu. Ubu ni ubuntu, ariko noneho babishyize, ariko ngo baranakongeza, bakanakongeza. Ariko ubwenge bw'inyamaswa abantu ati nubwo ari iby'ubuntu, ibyo bintu byanyu uri bubijyane. Twebwe ntabwo tuzikorera utubwa, ibintu by'utubwa, ibintu by'udushanyaraza, utuntu two mu bibuno byacu ku buryo natwe azapfumura tukambara amapampa. Ariko ibyo bintu byanyu by'Imana yaremye ntitubishaka. Ntabwo dushaka gahunda y'Imana. Kandi Pawulo yandikira Abatesalonike mu rwandiko rwe rwa 2 yaravuze ngo hagomba kubanza kugaragara icyo bita kwimura Imana. Pawulo arabyandika, aravuga ngo ntabwo bishoboka yuko ibyo bihe by'imperuka Yesu yaza gutwara itorero rye, urya kwimura Imana kutabanje kugaragara, kandi urya mu munyabugome atarahishurwa. Uwo munyabugome rero ari we Antikristo, yatangiye komboka buhoro buhoro, azana abahungu be n'abakobwa be bari kumuteguriza inzira. Niyo mpamvu nakongera kubwira abantu nkababwira ngo uyu munsi ubuzima duhagazemo ntabwo ari bwo buzima Imana yari yararemeye umuntu. Ubuzima turimo ni ubuzima bw'ubupiratano,
bufite abahungu n'abakobwa ba antikristo babuhagarariye ama-hybrid kwita ama-hybrid donc nari mbisobanuyeho uburyo bumwe ndababwira ngo hari abivanze, hari abantu bafite ayo maraso avanze bafitemo ubumuntu ariko bafitemo n'amaraso y'ibyo byababanguriye. Noneho hari n'ubundi bwoko bwa kabiri bw'iyo myuka, noneho bwabo badayimoni bitavanze icyakora wenda ushobora kwambara isura y'umuntu. Urabona, reka dufate nk'urugero rwa kugira ngo abantu babyumve neza. Urabona zino modoka ziri kuza ubu ngubu, hari iziri full electric, yego, hakaba n'iziri electric ariko zikoresha na essence, yego. Nuko rero uyu munsi Satani afitemo imbyaro ebyiri, hari iziri semi, yego, zifite igice cy'ipariti kimwe ari umuntu, ikindi gipariti ari cy'abadayimoni, ariko biri connected mu muntu umwe. Yego. Nkuko no mu bwami bw'Imana bundi barapirata, niko nakubwiye. No mu bwami bw'Imana hari igihe umuntu abona Robert, yego, wowe ukabona ni Robert, kumbi ni Kristo uri muri Robert. Yego. Icyo ni igice cya kane. None hari ikindi gice cy'abadayimoni. None kugira ngo babashe kuba mu isi nuko batira ubuturo, yego, bw'abana b'abantu bakabuturamo. Yego. Icyo ni cya gice cya mbere. None uyu munsi bari kurema ubundi buturo, noneho kuko bafite ubushobozi, buri abadayimoni bafite ubushobozi bwo kwambara imibiri y'abantu. Yego. None bari kurema ubuturo nyabuturo bw'abantu. Yego. Hari umu YouTuber umwe yitwa Kai. Ejo nari ndi gukurikira amakuru, donc isi y'umwijima yaraje leta mu promoting, aramufata iramugira, urukumva amenya amabanga yabo, ariruka arihisha. Noneho icyo bashakaga baremye abandi bakayi kugira ngo bakomeze bakora ibyo yakoraga. Yarumva ari igihe umwana w'umuntu Imana imamagara akisha. Noneho babaremye havuzamo ikibazo cyo kuvuga ngo passcode ye yo kugira ngo ibe active. Urumva bisaba ko bafata hari ukuntu ejo bundi mwabonye nuzaba bano bayobozi bakomeye bano ba Emmanuel Macron babaga rino jisho ryo ku ruhande, sinzi niba mujya mubibona. Noneho bamara kuribaga bari kwerekana ko ari inyamaswa yakomeretse. Ukuntu barahuramo ubugingo, sinzi abantu niba baramenye ukuntu barahuramo ubugingo bw'umuntu bakabushyira muri ibyo byaremwe uri kuvuga. Ni uburyo bafatamo bavida. Mana, iko numva iki kiganiro kiri kugenda gikomera. Sinzi niba uzi ukuntu buri ubugingo bw'abantu benshi buravidu. Bwibwa gute? Bibiliya avuga ngo yaje kwiba, kwica no kurimbura. Barabuvida. Babuvida gute? Hari uburyo bwa mbere bakoresha bwo gukoresha sex n'ibi by'ubutinganyi. Umuntu wese ukora ubutinganyi bwa mbere na mbere, cyangwa se umuntu wese ukora ubusambanyi akabukorana n'ababari butiriye, bahita ikintu cya mbere bahubuzamo cyane ni ugusiga igipampara. Niba bashaka bakishyura amafaranga menshi, ariko bahita batwara ubugingo bwe. Kamfate nk'urugero rwafi, ari nk'umukobwa umwe mujya mubona hano ku mbuga nkoranyambaga, simuvuze kugira ngo adahita ateza ubwega, ariko ubona ko iyo akubwira donc uko asigaye yiyumva nuko ateye, nubwo uyu munsi Satani aza akakubwira ngo ndumva nahindutse, kuko yamaze kuvidwa, atari gukorera muri we, hari ikindi kintu gikorera muri we. Arabyuka mu gitondo ukabona ntago yahinduka niyo wagira gute, yamaze gucirwaho iteka nyine. Urukumva ni body tubona, ariko imbere igikora siwe. Yego. Isi rero y'uyu munsi ni kuri kugenda ibikora. Urabona muri no Fire Hepsen, abantu bareke kuba mfashe umwanya ngo kugira ngo twumvishe abantu. Bino Fire Hepsen bari kwerekana ko abantu barya abantu. Yego. Donc bagenda babarya barabisohoye. Yego. Ayaka abantu benshi bashobora kuba batekereza ko ari Fire Hepsen yonyine barya abantu. N'isi y'uyu munsi Yego. iri kugaburira abantu mu buryo buhishe, yaba mu biribwa, urikumva, mu binyobwa, sibyo, mu buryo buri hide. Ni ukuvuga ngo abantu bari kurya abandi, abantu bageze ku rwego, ariko erega buriya ruriya rubyaro rwaragiye nyine, nibyo navugaga, rwicara ahantu hakomeye. Nagira ngo mbabwire ko uru rubyaro rwaje rwomboka abantu basinziriye, nk'uko Yesu yavuze ngo abarenzi basinziriye, ngo umwanzi yaraje abiba urukungu mu masaka. Abana b'abantu bihaye ibintu byo kurangara, kandi urubyaro rwa Satani ruri maso. Noneho ruromboka, rugenda rwomboka, rutereka abana barwo ahantu hakomeye, rwigisha abantu kubakomera amashyi, kandi bari gukomera amashyi abantu batari bagenzi babo. Noneho bituma baba promoted, barazamurwa, bagezwa aho bicara ku nganda, bagezwa aho bicara muri za guverinoma, ku butegetsi, ku nganda zikomeye, ku myanya ikomeye yose y'icyubahiro, ku madini yo mu isi byose barayicara. Urwo rubyaro rero icyo rushishikajwe nacyo ni uguhumanya umwana w'umuntu, nk'uko rwabikoze
wabikoze ku bwa Nowa rumuhumanishije iki ibizira ibyo bizira birimo iki no kurya no kugaburira abantu bene wabo ku buryo bashobora gufata umuntu bakamusya barangiza kumusya bakamunyanyagiza nko mu binyobwa bitusohoka mu nganda noneho ku buryo rwa rubyaro abantu bose bazagura icyo kinyobwa cyangwa icyo kiribwa bazaba bariye wa muntu kandi wakoreweho imihango watongerewe kandi ufite ububi no guhumana gukomeye. Buriya abantu badukurikiye twinjire hejuru mu mwuka wo hejuru nababwiye ngo abantu bitandukanyije n'ubwenge bo nta kibazo mugumane nabo bapasiteri banyu bababwire ko mubonye visa bababwire ko murongowe abandi bababwire ko mukize abandi bababwire ibyo nta kibazo reka twinjirane n'abantu bazi kwinjira hejuru mu kirere abantu batarahishurirwa icyo bita gute star donc agakurura muntu mu byo anyweye mu byo yumva kavate nk'urugero rwafi hari umuntu ushobora kuvuga ati nge iyo ikiganiro cya Robert Cyanci sinzi niba birakubaho akaba hari umuntu uhora ukurikira buri munsi ako gakurura muntu karimo no mu isi y'umwijima bazi kwitegereza bakakarema kugera ku rwego umuntu ashobora kumuzirikisha nicyo bita kugira ububata kuzinga umuntu bakamuzingira hano ukamubata none Satani afite ukuntu yagiye abata abantu ababatiye wenda n'urugero akamubatisha TikTok ikakuzenguruka ikagufata ku buryo aho hantu kwikura muri ako kahegene bisaba imbaraga z'Imana. The second one mu kijyanye no kunywa buriya abantu benshi ntabwo bajya batekereza imbaraga zizingiye muri ibi binyobwa by'amakofi uri kumva ibintu nk'ibyo ngibyo harimo imbaraga ikurura wa muntu ukabona umuntu agera ku rwego ataba hatanywe y'ikawa babyumve neza. Yes. Ibyo biremwa twahereye kare tuvuga na Yesu yahanuye bikaba byarasohoye. Ubwo bwenge rero ubwenge buziri ku muntu yego akanjira mu cyitwa ibyonona byabo niko wasomye ijambo ry'Imana riziri ku muntu rikamwinjiza mu byonona kugera ku rwego ujya ku kibuno cya mugenzi wawe ubundi mu bwenge bw'umuntu bidakwiramo ariko ko wararengejwe imbibi waragutse hirya warononekaye iyo bamaze kukonona ibyo nyine ako kantu uvuze ko konona nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye nyine babanza konona umuntu ese bamwonona gute nimba bagufashe bakakugaburira umuntu mugenzi wawe mu binyobwa cyangwa mu biribwa uko bisa kose bwabo umuntu buri muri wowe buri kononekara kuko Imana ntiyakuremye ngo urye abantu bagenzi bawe cyangwa ngo unywe abantu bagenzi bawe mujya mwumva abakobwa baza barira ati cyangwa abantu barira ati ngiye barambwiye ngo nindyamane n'imbwa muri Dubai ngo bampa amafaranga ngana gutya bagatanga menshi ukibaza aya madolari yose bayatangiye iki ngo uyu muntu aryamane n'imbwa kandi bo batumiye buretse gato tugenene ibyo bita konona uwamutumiye yamubwiye ngo uze kuza gukora ikiganiro wakoza akamakiyaje keza ku buryo noneho wowe Robert utararyamanye n'imbwa uraza kumubona ugahita wumva uramushaka kuko ari umwana w'umuntu mugenzi wawe ukamuhamagara ushaka kugira ngo muryamane ukimara gucomeka mukankoresha iryo jambo already ya connection y'imbwa avanye Dubai urayatatse umaze kuyataka uhise uyitahana urasoje uvuyeho uyishaye umugore wawe nahanga abantu umuntu yari muzima masenge icyo bita kononekana no gucomekana urukumva umugore wawe yari muzima ubu dufite abantu uze kumfasha n'inkora tujya gukora ikiganiro cya kabiri nkora ikiganiro kuri famiye ubu dufite abantu bahinduwe ubuzima umuntu agakura yari umuntu muzima normal ari umuntu wumva muzima ufite ubwenge utekereza ariko akaba hari ahantu yaje kugera nawe atazi uko byagenza kumva yacitsemo kabiri wa muntu w'umwimerere wa mbere kumva watandukanye nawe kumbi byaturutse he hari ikirebutiriye cyagiye muri Dubai no muri Qatar n'ahandi kivayo kizanye ibyangwa n'amaso y'Uwiteka kihageze umugabo wawe acika rwihishwa ajyayo kandi Imana niyo mpamvu Imana yibuza abantu kimuconnecta muri sebuja donc wowe ugenda muri kanaka utabizi niyo mpamvu abagore n'abagabo niba ugiye gukora igikorwa cy'abashakanye n'umugabo wawe mwatuza amaraso Yesu agenda mushoreye hari abantu bazi kwishyira imbaraga ngo imirimo yabo ni iki byose ngo nibyo bizabahesha ubugingo kubona mushoreza amaraso Yesu Kristo ku buryo najya guhura n'icyo kibirebutiriye kinamubona kikamubona mu buntu bw'Imana.
hari ubuzima abantu babayeho kera biha kuba akazu yazi Yego. ukabona nta konje nta nabizi Yego. ariko uyu munsi ntabwo bikiri gushoboka bitewe n'urwo rubyaro. oya mace y'uyu munsi ireruye Mace y'uyu munsi niba ukijijwe urakijijwe niba utarakijijwe Fini. ubwo nyine uri hahandi. n'abavuga natwe abavuga butumwa Yego. uravuga watera kabiri Yego. ku bantu bazi gusoma iby'umwuka Yego. bakarikunyuzamo bakarikunyuzamo bakanakubwira ati ibyo Ibyo bintu bintu uvuze uvuze ntabwo binyuranye ntabwo bihuye n'umwuka. Yego. uvuze ibyawe uvuze iby'abantu cyangwa watatswe na rwa rubyaro. cyangwa se urubyaro ruri kukuvugiramo uko niko kuri. Yego. noneho rero kubera iyo mpamvu abantu bihanganire kumva wenda ibyo batigeze kumva, Yego. ibyo batigishijwe mu myaka ya kera, ibyo batigeze bumva ba pasiteri babo na baba dogiteri babo bavuga. Bihangane muri iyi minsi y'imperuka nibumva tubivuze. Yego. kubera ko twebwe turi abantu bisohoyeho. bariya bo kubivuga byari bibagoye no gutanga ingero, ariko twebwe icyerekana ko ari byo ni uko dufite ingero ku meza imbere Yes. yabo z'ukuntu ibintu biri kugenda biba. icyo bita kononekara rero, niba nk'uwo muntu atanze ayo madolari ngo uryamane n'imbwa, wayareba ukaryamana nayo, ariko burya iriya mbwa si n'imbwa ahubwo ni ikindi kintu. bo noneho bari konona ubwo ni ikintu baguriye kugira ngo ubugingo bwawe yambwa ibuvome, imbwa yivange n'ubugingo bw'umuntu. uri kubyumva imbwa irimo n'ubugingo bw'umuntu. Yego. ejo bundi ntizaba ikiri imbwa, bazayibangurira n'ikindi kintu noneho ku buryo izavamo bya bihanyazwa nka bya bindi byo. Yes. urumva imbwa yakuvomye wa mukobwa we. baguhaye amadolari yazanye kuyubakisha ariko ikuvoma nawe igushyiramo. Yes. donc wowe utwaye iby'imbwa kandi iyo mbwa nayo bamanje kubishyiramo, noneho n'imbwa nayo itwaye ibyawe. kandi ibyo bintu ntibirangiriye muri wowe. ibyo ushyize mu mbwa bigiye gukomereza ahandi babyohereza. iby'imbwa igushyizemo nabyo bigiye gukomereza ahandi babyohereza. mbonero no kubabwira niho uzahura nayo umusireyi kwini uri kumva mbere mwigana mu ishuri. Yego. yirwaga afunze inguni ku ishuri. Yego. ateretana n'uduhungu tugenzi twe. Yego. none arashoje uyu munsi ari kukubwira ngo ariko imbwa yanjye. imbwa urumva yavuye yazanye amadolari aramanuka i Kigali. Yego. aza kongera guhura na ya mbwa yaremwe Yego. ivuye muri ya indi yahuye nayo. Yego. byahuje urugwiro arumva aribyo biri buriya amaraso arakurana. ejo hari abantu bari bari kumbaza ngo tubwire ngo ukuntu umuntu ngo ashobora kuvuka ku itariki imwe ngo na mama we yapfiriyeho. ni iki se? ni ikirere cy'umwuka kiri donc isi y'umwuka registiroma yawe. Yego. hari isi iri gukontorora ikiremwa muntu. Yego. twongere tubisubiremo bibe clear. ubu ikiremwa muntu usibye umuntu utwikiriwe n'amaraso ya Yesu, usibye umunowa, reka dukoreshe ijambo rimwe, usibye umunowa n'abo mu muryango we, n'abo mu muryango we, ariko abandi bose n'inyamaswa zo mu rugo rwe. n'inyamaswa zo mu rugo rwe. nk'ubu nanjye nafashe decision. Yego. brother sinjya si pe bino bikoko bino byishinge bya 45 jours. Yego. Imana yarabimbujije. ninjye yabibujije sinkubwiye ngo nawe bikubuze urikumva ni mwirire. ariko rwose niba ngiye ahantu kuri service wenda inka zo ziracyagerageza zirya ibyatsi. ubwa tujye ufatamo imwe imwe kandi ntabwo yafataga iyo abonye. hari ikimenyetso cyarangaga iyo agomba kuzana. nanjye ubwo ndagenda nkamenya ko Erega ijambo ry'Imana avuga ngo mwirinde uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge. Yego. abantu ntabwo dukwiye kugenda nk'abatagira ubwenge. ikintu narindimo mvuga rero ni uko abantu bagomba kumenya ko uru rubyaro rwicaye kuri topu y'ibintu byose kugeza ku rwego abantu bazabibone. perezida azaba ayoboye igihugu ariko afite agenda agomba gukurikiza. wibaze ngo perezida mu gihugu cye ari gukurikiza agenda yandi, kandi iyi agenda akurikiza uwamubwira ngo uyihabwa nande ntiyamusobanura. pasiteri azaba ayoboye idini ariko afite agenda agomba gukurikiza. kandi numubaza ngo iyi agenda ni iyandi azarya indimi ntiyashobora umugati ibintu uri gukora mu rusengero. Oya reka dufate bantu bacu bo muri ADP, bapasiteri muri ADP bari gusengera ba wambaje wamba ko kuvugisha ukuri mu majyaruguru baguhaye. hakora ibitekerezo byawe subizi. ni ukuvuga ngo abantu bose icyo bita system, kandi iyo system itarubatswe n'abantu bari muri iyo system, ahubwo ifite ahandi hantu ituruka. ariyo mpamvu bavuga ati uyu munsi
kuri ajenda ikigezweho ni ni uguturitsa kovide wenda n'urugero ni kovide ubwo kovide nyine iraza Magufuli ushaka kuyitambika urapfa uva mu nzira nta muntu uzaza kukurasa uzapfira iwanyu urumva wowe nkuru nziza ushaka kuyitambika uva mu nzira n'abandi nkawe uva mu nzira kubera iki ajenda yigomba kubahirizwa n'abantu batazi icyakora kuko ukiyoboye abantu bakeya bagifite ubumuntu nawe bazakurekera isura y'umuntu uhagarara imbere yabo baha amategeko ariko amategeko yo guhumanya niyo mpamvu umuntu atora itegeko ryo kurimbura igihugu cye ukumva ngo bagiye kurasa misile zose mutunganye tumenye duturitse gahunda ni uguturitse se ko nawe urapfa nta kibazo turitsa kubera iki nawe nadaturitsa nta yandi mahitamo afite umubajije ngo ninde uri kukubwira ngo turitsa nawe ntiyabimenya urwo rubyaro rufite systeme yarwo rwubatse ni niyo mpamvu iyo systeme iyoboye n'ingo niyo mpamvu urwo rubyaro ruyoboye ingo ruyoboye amakampani ruyoboye amaresitora ruyoboye amahoteli ruyoboye inganda urwo rubyaro ruri ahantu hose rushinzwe iki ni ukonona umuntu ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 10:10 haravuga ngo nta kindi kizana Satani usibye kwiba no kwica no kurimbura ubu rero twagira ngo tubwire abantu bitondera ikintu cyitwa ubujura mugende gake abantu bari kubarasa bari kubiba boro zanyu kitwa kwiba bibiki abantu bakitondera kandi ayo mafaranga ntibayakeneye babanza kuzana kwiba igituma mubona ayo mafaranga kukwiba ibitekerezo kukwiba ubugingo kukwiba ibyishimo bakakwiba bakagusigura igipambara kigenda umeze nka kadahwema ubu dufite abantu bameze nka za kadahwema yego zirinda umuceri yego mbere bworoba namba nabwo barakwibaga ugasigara uri igishushanyo uhungabanye nuko ubonye akavuga ati bamwibye noneho basigaye bakwiba bakagira n'ibindi bashyiramo uzi kugira ngo abantu bavidure bavidure umuceri bashyiremo umucanga ikintu kigume kiremereye ndetse kinaremereye cyane ariko ikirimo imbere ari ikica nta kintu cyamara nyamara icy'umumaro baragitwaye noneho ubwo bujura bumeze gutyo bwo ukakomeza ubona sitoke yuzuye wowe waherutse ushyiramo imiceri waherutse ushyiramo imiceri kuko wowe washyizemo imiceri uraza ukabara umubare 1 2 3 ndabona icyuzuye icyo utazi ni ukuri kubara umuceri wari we kera cyane urumva umuceri ufite wakomereje wowe uri kubara imicanga uzi ko ari imiceri noneho ako kantu niko kabi kwiba kwica no kurimbura rero abantu bamenye ko ntabwo ari ngombwa ko mubona umuntu byanditseho nawe muzabona byanditseho ku ruhanga rwe yuko ari uwo muri urwo rubyaro cyangwa ko yibwe ahubwo nyine imifuka ni yayindi yanditseho wenda oya ijisho riri niho riri aho ijisho riri niho riri aho umuntu uri niho umuntu uri ariko mu by'ukuri kirimo imbere si umuntu niyo mpamvu muzabona abantu muri iki gihe batagira santima batagira imbabazi badatekereza iby'abantu banezezwa no gukora ibizira byo mu rwego rwo hejuru Yesu aravuga ngo uko byari biri ndi kugana ku musozo uko byari biri mu gihe cya Nowa niko bizamera no kugaruka ku mwana w'umuntu uyu munsi urubyaro rw'umwana w'umuntu ruvanze n'urubyaro rwa Satani kandi ibyo ngibyo biragaragarira amaso y'abantu aho umuntu ajya hariya mu gusaza agatinyuka akavuga uburyo yasambanye uburyo asambana n'imbwa uburyo asambana n'abantu uburyo yakira abagabo 10 umuntu muzima yakira abagabo 10 ku munsi ese abo bagabo 10 bo bava urumva abafite ubumuntu uwo rero ntabwo ubwo abo bagabo 10 baza bo bavahe ubwo rero ni ukuvuga ngo hari n'ibindi bintu biza rega buriya bisa nk'abantu bishinzwe ako kazi bishinzwe ako kazi rero ushobora kubyara uyu mwana wawe ukabona mwaravukanye cyangwa ukabona waramubyaye cyangwa uyu mugore ukabona uramushatse kubera ko yari acyambaye umubiri w'umuntu ukabona ushatse uwo mugabo cyangwa se bikamubaho ubwe mwararangije kubana ibyo ni ibintu ugomba kwitondera muri iyi minsi tukabwira abantu ngo barye bari menge nongere mbabwire ibi bintu biri gusohoka mu nganda ni ibintu byo konona abantu
ibyo tubabwira niko kuri nibashaka babyumve. Ejo bundi mu majyepfo bafashe umugabo wafataga abantu akabica, yarangiza agakokoraho inyama, agamba amagufa, inyama akajyana ahantu kwaje. zajyaga he ko ari ibyo twabonye mu itangazamakuru, ko ari ibyo twabonye mu itangazamakuru, n'imifuka yazitwaragamo. hari uwagarutse ngo ababwire ati burya zakatiraga, muzabitegereza ntabyo muzabona, kubera ko aho zakatiye kwaje wasanga nawe wenda zikurimo. ni ukuvuga ngo ibiriho kuri uyu munsi, yaba ibyo bintu mukunda, ukabona umuntu ahagaze imbere yawe ukumva uramukunze, ariko ninde numvishera ngo ngiye ngo rwose runaka duhuye ngo nkamuhobera ngo wenda nkahita nipfira. Ntabwo ako kantu kari normal. Ugahobera umuntu runaka ugapfa, harimo agatesti. ngo ngiye rwose ngo iki kintu ngo ndagikunda, ngo ngiye nicyo nkunda, ukabona. Ariko ijambo ry'Imana avuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Uwiteka. Icyo kintu ukunda kugeza ku rwego kigutandukanya n'urukundo rw'Uwiteka ntabwo ari ikintu kiri normal. Warangije kwangirika, warangije kononekara. Turi kubana n'abantu bononekaye mu bitekerezo, turi kubana n'abantu bononekaye mu mibereho yabo, kandi uru rubyaro rukomeza kubyara. Imana ngira avuga ngo sinzahora nduhanya n'abana b'abantu, ngiye gufata umwanzuro ndimbure. Rero Yesu Kristo afashe umwanzuro, agiye kugaruka gutwara be, kuko nta kintu gisigaye. Abantu bagende mu shari jambo nasomye ravuga ngo bese umwana w'umuntu azagaruka kwizera ko kiri mu isi. Ni Yesu nabyo wabyibajije, kandi icyo kibazo nta wakimusubije. Yarebaga ibi bihe tuzaba dusubira, abyitegereza akabireba, nzagaruka kwizera koko kukiri mu isi. None se wenda turasoje, ariko ibyakagombye gutuma abantu bizera, bamwe baratamitswe ngo bicecekere, abandi nabo bakabaye bavuga ibyo barasahuwe, bakurikiza agenda ziza mu bitekerezo byabo, ntibazi uko bigenda. Baheruka babumbura Bibiliya, ntibajya bamenya ibyo babwiriza aho byaturutse. Baheruka bashinga insengero, ntibazi ibyo bagabura aho bituruka, nabo bisanze aho hantu. Noneho rero kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva. Abantu rero ibyo bari kumva muri iki gihe ntibituma bizera, ahubwo bituma banamuka. Niyo mpamvu uri gusanga abantu aho kugira ngo bizere bari kugenda banamuka, icyakora bagakomeza kugenda muri bwa bwenge bw'inyamaswa abantu, butari ubwenge bw'Imana. Uko ijambo ry'Imana rivuga ngo bene ubwo bwenge ntabwo ari ubumanuka. Pawulo na Yakobo niko yavuze 3:15 ngo bene ubwo bwenge ntabwo ari ubumanuka buva mu ijuru, ahubwo n'ubwenge bw'inyamaswa abantu ndetse n'ubw'abadayimoni. Abantu kandi na Pawulo yari yarabivuze ngo mu minsi y'imperuka abantu bazagwa, bareke kwita ku mwuka w'Imana, ahubwo bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Izo nyigisho, ubwo bwenge, ibyo bitekerezo by'abadayimoni Satani yavanze n'abantu, nibyo biriho. Rero iyo Yesu avuze ngo uko byari bimeze ku gihe cya Nowa, turasoje, abantu ntibakajye bumva ko yavugaga ibyo kurya kuko ibyo byahozeho, ntiyavugaga ibyo kunywa kuko ibyo byahozeho, ahubwo icyo ngicyo nicyo yavugaga. Hari ijambo Yohana yanditse, aravuga ngo mbere na mbere ijambo yahoranye n'Imana, ibyaremwe byose niwe wabiremye. Impamvu Satani arwanya ibintu byose Imana yaremye ni ukugira niwo mugambi, mutagira ngo ni ikindi cyose. Ibi biri kubaberaho, izi filime zibakinirwaho, ni umugambi wo kurwanya Imana ko ibyaremwe byose atari bagize gute, bari kugerageza kurema ibye. Imana rero iha umugisha abantu bose. Niba ufite uwo mukoresha, pole sana. Niba ufite uwo mugabo, pole. Niba ufite uwo mugore, niba warabyaye abo bana, pole. Niba uba muri iyo sosiyete, pole. Ariko igihari, urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, kandi rwanditsweho aya magambo ngo Uwiteka azabe. Umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Tugeze mu gihe abantu bagomba guhumuka amaso, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mukanguke. Icyo bita gukanguka no kuva mu bitotsi, ukava mu bitotsi. Ijambo ry'Imana ryabwiye abantu ikintu kigiye kuzatuma barimbuka roba. Amadini atajya yigisha, atajya anemerera abantu. Yaravuze ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami ashima. Umuntu ukijijwe yagombaga kwinjira mu bushakashatsi.
umushakashatsi rero afite uko arya, afite amasaha aryamira, afite uko ahuza amakuru. Umushakashatsi afite ubuzima bwe abaho. Ariko abarokore b'iki gihe biyita abarokore baragiye bababwira ko bageze muri Yesu, bararyama barategereza ngo baramutegereza, ntibashaka gushakashaka. Abafite ubushakashatsi rero iyo bagize n'ibyo bababwira bakuye mu bushakashatsi ntibibatera gukanguka, ahubwo bikomereza mu gitotsi baririmba ngo nta kazaza, no urabeshya iyo mvura ntayizagwa, ntayisi iraryoshye. Yesu yagaruka aribwo yari akimpa imodoka, Yesu yagaruka aribwo naringiye guhebwa nkubaka inzu yanjye, Yesu yagaruka aribwo viza yanjye aribwo yari ikiza. Mwe ibyo bintu muri kuvuga ni ibintu byo kuzana ubunebwe, ni ibintu byo guteza ubukene, ni ibintu byo guhabura abantu, kubakanga, kubagisha iki na bya bindi byose bavuga. Ariko umwami wacu Yesu Kristo azaza, kandi igihe cyo kugaruka kwe kirageze. Dushimiye abantu bose badukurikira. Imana ibahe umugisha, Imana ibakore ku maso murebe, Imana idukore ku maso turebe, idukore no ku matwi twumve. Imana itugirire neza. Reka mfate umwanya nshimire umuvandimwe watuganirije, namwe mbashimire mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro twateye ku musozo. Ariko reka mbature indirimbo imwe ivuga ngo hazaba umucyo mu ijuru, muze musigara gusingiza umucunguzi, muze musigara. Abagezeyo baragwiriye, baranezerwa umwana w'intama, abandi bari mu nzira, muze musigara. Nushaka ko tujyanayo, wihane mwiringira gukiza ubu, ihane kandi uwo mutwaro wikoreye, wemera ugutururuhuke, ngo tuzabane mu ijuru. Ihane Imana amahoro ibahe umugisha, nayo iguhe umugisha. Reka tubararikire ibiganiro byacu, babwire ngo nakagaruka. Shalom shalom, naho ubutaha.